hamagariwe. Dusomye ijambo Pawulo yandikira Abefeso, arababwira ati nuko ndabinginga njyewe imbohe y'umwami Yesu. Naha nawe ndashaka kuhavuga njyewe imbohe y'umwami Yesu. Nawe unteze amatwi ibaze utese ndi imbohe yande. Aho ntiwabona uri imbohe y'abagore, ka uri imbohe y'abagabo, ka uri imbohe y'inzoga, ka uri imbohe y'ibyaha byo bitandukanye. Ariko umunsi wa none nakugiraga inama ngo bishoboka nawe uboneke mu mbohe z'umwami Yesu. Njyewe imbohe y'umwami Yesu, ngo mugende nk'uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe. Birashaka kuvuga iki rero? Nuvuga ngo niba umuntu ari umusirikare aba agomba kwambara umwambaro ugaragaza ko ari umusirikare. Niba ari umupolisi nuvuga ngo imyambaro ye igomba kwerekana uwo ari we. Niko n'abahamagawe dusabwa kugira imbuto zigaragaza abo turibo. Yerekwa nagiyemo ku itariki 17 z'ukwezi kwa 8 muri uyu mwaka wa 2024. Cyo gihe akaba hari kuwa gatandatu nibwo nagiye muyerekwa ijwi ry'Imana rirampamagara rirambwira riti uzambwirira itorero ngo iyo mubonye umuntu wambaye impeta muravuga muturiya muntu arubatse afite umugore cyangwa se afite umugabo. Uzabwira uti rero rirambwira riti kandi uzambwirire ngo nanjye ndashaka ikimenyetso cyagaragaza ko abantu ari abanje nk'uko impeta igaragaza ngo yarubatse. Niko Imana ishaka ikintu cyakwereka abantu ko turi abayo ku buryo Haleluya. Tabasuje mu izina rya Yesu. Ni mwene so muri Kristo Yesu, Pastor Yakabumbye Etienne, nkaba nkorera umurimo w'Imana muri Paroisse ya Rundoyi. Itorero ni rya Gasovu, akarere na Karutsiro kandi intara ni y'Uburengerazuba. Ururembo rwacu n'urwa Rubavu. Ndubatse mfite umufasha nkagira n'abana 6. Bagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Numvise umwuka wera ashyize ku mutima wanjye. Riri aha ngaha mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, igice ni cya 4 umurongo ni uwa mbere. Abefeso, urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, igice cya 4 umurongo ni uwa mbere. Handitswe iri jambo ngo nuko ndabinginga njyewe imbohe y'umwami Yesu, ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe. Nuko ndabinginga njyewe imbohe y'umwami Yesu, ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe. Amen. Ijambo tujye kuganiraho rifite intego ivuga ngo tugende uko bikwiriye ibyo twahamagariwe. Nindi mvugo navuga ngo tugende uko bikwiriye ibyo twaremewe. Hari ibyo twahamagariwe nibyo, ariko hari nibyo twaremewe. Pawulo yandikiye Abefeso nibundi mu gice cya 2 umurongo w'10 aravuga ati kuko turaba Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Bityo rero ijambo mbega Imana yashyize ku mutima wanjye ni iryo ngo tugende uko bikwiriye twahamagariwe, kandi tugende uko bikwiriye ibyo twaremewe. Imana idufashe cyane. Ndagira ngo mbere yuko nkomeza n'intego y'iri jambo nsomye banze nsenge Imana. Imana data wa twese oraho mu izina rya Yesu rifite ubutware. Urakoze cyane ko iri jambo kunze ko ndisoma. Nsabye imbaraga, nsabye n'ubwenge kugira ngo mugende isobanura ni kuba njye nyine, ahubwo umwuka wera ambeho cyane kuva ntangiye kugeza nsoje muri kujya neza kwawe. Ntaba ari njye ugaragara, hagaragare wowe nk'Imana ishobora byose. Ngushimiye ko byumvise kandi wite no kubumva, uzabashoboze no kumvira, hazaboneka umusaruro kubwira ijambo. Senze nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo tugende uko bikwiriye ibyo twahamagariwe. Gusa ndagira ngo manze mbabwire ko najyaga kenshi cyane mbisobanurira, ariko kubera tumaze kumenyerana cyane natekereza ko abantu benshi mumaze kumenya ko iyo nganiriza abantu ijambo ry'Imana umwanya munini cyane utabo kubahanga amaso, kandi suko ntareba, ahubwo ni imihamagaro itandukanye nituma nyine bigenda gutyo. Bityo rero
nkangira ngo Imana idufashe kubwira ijambo tugiye kuganiraho, bityo hari kugira ujya kuratekereza tese kubera cyatatureba ijambo ry'Imana tubwira nako impamvu ni nkuko nyibabwiye nuko imihamagaro twahamagawe bitandukanye nubwo twahamagawe n'Imana imwe. Iyo nganiriza abantu ijambo ry'Imana umwanya munini cyane no kubahanga amaso kandi suko ntareba. Yo maze kumva ijambo ry'intego Mwuka Wera rishyize muri je ndarisoma, nyuma yo kurisoma muri je agasigara mu ndi murimo wo gusenga Imana nyigisha inama. Nyigisha inama ntese Mana kugira ngo abantu barusheho kumva neza kandi basobanukirwe. Iri jambo nongereho ngo iki cyagende kugisha Uwiteka inama, nibwo ushobora kubona mbombetse amaso, ni nabwo ushobora kumva mvuze ngo dusoma ntarambuye Bibiliya ntibigutangaze. Ku Mana byose birashoboka, gusa ni Imana yabyishakiye, nta ruhare nabigizemo, ni ubushake bw'Imana ihamagara, kandi kuva ari ubushake bw'Imana ihamagara ni nayo kandi kwire guhabwa icyubahiro. Haleluya. Ndagira ngo dukomeze n'intego yacu itubwira ngo tugende uko bikwiriye ibyo twahamagariwe. Dusomye ijambo Pawulo yandikira Abefeso, arababwira ati nuko ndabinginga njyewe imbohe y'Umwami Yesu. Naha nawe ndashaka kuvuga njyewe imbohe y'Umwami Yesu. Nawe unteze amatwi ibazo utese ndi imbohe yande. Aho ni wabona uri imbohe y'abagore, ka uri imbohe y'abagabo, ka uri imbohe y'inzoga, ka uri imbohe y'ibyaha byo bitandukanye. Ariko umunsi wa none nakugiraga inama ngo bishoboka nawe uboneke mu mbohe z'Umwami Yesu. Mana tugenderere cyane. Ati nuko ndabinginga njyewe imbohe y'Umwami Yesu ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe. Iri jambo imbohe ndashaka kurivugaho gatoya. Ijambo imbohe ikintu bigaragara ngo cyagutwaye umutima kiba cyarakugize imbohe. Nimva ngo niba umuntu yarabaye imbata y'inzoga ahavuga ati njyewe ntayibonye sinasinzira, yabisobanura ngo abari imbohe y'inzoga. Niba umuntu usanga ahatasinzira kubera ko abari kwirukanka mwirari ry'abagore, we bigaragara ngo abaye imbata y'abagore. Niba umuntu yaraje kwigira imbata y'abasore n'abagabo, mbega ubusambanyi bwaramutwaye, ubwo bubata nyine nibwo arimo. Ariko umugaragu w'Imana ati njyewe imbohe y'Umwami Yesu. Cyama nanjye nka imbohe y'Umwami Yesu nka Pawulo, nawe cyama wowe unteze amatwi ntukomeze kuba imbohe y'ibyaha, kwa imbohe y'Umwami Yesu. Muririmbyi aravuga ati nari imboshywe rwose mu mwijima mwinshi. w'105 mu ndirimbo z'agakiza araririmba ati nari imboshywe rwose mu mwijima mwinshi. Ati sinari nzi Yesu wavuye mu ijuru, ariko agiye guhamya ati yambohoye ingoyi zose, yambohoye ingoyi zose nari mfite. Aravuga ati haleluya, nsigaye ndirimba Yesu. Izo ngoyi rero utarazibohorwa ntabwo ushobora kwimbata ya Yesu. Undi murimbyi aravuga ati nabonye umukunzi mwiza, ati yarankunze ntamuzi, ati yamfatishije umugozi ari wo rukundo rwe. Ati izo ngoyi ze zanteye kwimbata ye rwose. Amena. Ati nje nduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Imana itugenderere cyane. Gusa rero we unteze amatwi uzirikanira ijambo. Ati ndabinginga njyewe imbohe y'Umwami Yesu. Ati mugende nkuko bikwiriye ibyo mwahamagariwe. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero, igice ni icya 2 umurongo wa 19, amagambo aheruka umurongo aravuga ngo icyanesheje umuntu kiba cyamuhinduye n'imbata yacyo. Icyanesheje umuntu Yesu natugenderere cyane ko kiba cyamuhinduye n'imbata yacyo. Niwumva ushaka kwihana icyaha runaka ukumva birakunanira, uzamenye uti burya ndi imbohe y'iki cyaha. Niwumva ari wowe uvuga uti njyewe itabi ntarinywe sinasinzira, uzamenye uti ndi imbohe y'itabi. Ariko umunsi wa none ngusabye ko wamenya ko ububata bw'ibyaha nta cyiza kirimo, kubera ko Bibiliya tubwira ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Niko dusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya 6 umurongo wa 23.
bityo rero Imana igushoboze unteze amatwi kuva mu bubata bw'ibyaha nawe ubashe kuboneka mu mbohe z'umwami Yesu. Nkiri kuri ijambo imbohe, Paulo yandikiye Abafilipi arababwira mu rwandiko yabandikiye, igice ni icya mbere umurongo ni wa 12 ndetse n'uwa 13, arababwira ati bene data ndashaka ko mumenya yuko ibyambayeho bitabereye ubutumwa bwiza inkomyi, ngo ahubwo byabushyize imbere. Abageze ku murongo wa 13 ati kuko byamenyekanye mu basirikare bose, mu basirikare benda Kayisari bose no mu bandi bose, yuko ari ku bwa Yesu naboshywe. Amen. Ko ari ku bwa Yesu, ariyo mpamvu yari imbohe y'umwami Yesu. Aravuga ati bene data ndashaka ko mumenya yuko ibyambayeho bitabereye ubutumwa bwiza inkomyi, atahubwo byabushyize imbere, kuko byamenyekanye no mu basirikare barinda Kayisari bose no mu bandi bose, yuko ari ku bwa Yesu naboshywe. Mbese nkaho yavuze ati ntabwo nagiye muri gereza kubera ko hari uwo nagiriye nabi, kubera ko hari uwo nishe, kubera ko hari uwo natutse, kubera ko hari uwo nagiriye nabi mu buryo butandukanye, ahubwo naboshywe ku bwa Yesu. Niyo mpamvu yari imbohe y'umwami Yesu. Ibyo bigahura n'iri jambo ryo mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice cya 4 umurongo wa 19, aho yanditse ati nuko rero abababazwa nk'uko Imana ibishaka nibabitse umuremyi wabo wo kwizerwa ubugingo bwabo, kandi bagumye bakore neza. Abababazwa nk'uko Imana ibishaka bisobanuye batahorwa ko bagize urugomo, batarengana cyangwa se batagirirwa nabi, bahowe ko basambanye, ko bibye, ko basinze, ko bagiriye abandi nabi, ko bambuye. Abababazwa nk'uko Imana ibishaka ni ba bandi Yesu yavuze mu butumwa bwiza kubanditswe na Matayo, igice cya 5 umurongo wa 10, ati hahirwa abarenganirijwe gukiranuka kugwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abarenganirijwe gukiranuka kugwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Imana rero dufashe cyane, itugire neza natwe tuboneke mu mbohe z'umwami Yesu. Hamwe n'ibyo rero ndagira ngo ninjire kuri iri jambo ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe. Iryo jambo ryo rishatse kuvuga ngo iki? Nitumara kuba imbohe z'umwami Yesu tuzagenda nk'uko bikwiriye ibyo waduhamagaye ashaka. Mbese tuzitwara dute? Imana itugenderere cyane. Mugaragu w'Imana Paulo yandikira Abagalatiya, igice ni icya mbere umurongo ni wa 13, arabwira ati mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera ngikurikiza idini y'Abayuda, yuko nari nkabije kurenganya itorero ry'Imana no kuririmbura. Cyo gihe yari atarahamagarwa. Umurongo wa 15 aravuga ati ariko Imana yantoranije nkiri mu nda ya mama, impamagara ku bw'ubuntu bwayo. Haleluya. Iramuhamagara, iramaze guhamagarwa, nuko aza gutandukanya imikorere ya mbere atarahamagarwa, aza kugira imikorere mishya. Imana iguhe kunyumva neza. Aravuga ati ariko Imana yantoranije nkiri mu nda ya mama, impamagara ku bw'ubuntu bwayo. Haleluya. Nawe urasabwa rero kugira itandukaniro hagati y'abahamagawe n'abatarahamagawe. Niba wiyumvamo ko wahamagawe, genda uko bikwiriye ibyo wahamagariwe. Uyu mugaragu w'Imana Paulo amaze guhamagarwa na Yesu, aza kwera imbuto zikwiriye abihannye nk'uko atanga ubuhamya. Abagalatiya igice cya mbere umurongo wa 22 kugeza 24, ahavuga ati abamatorero y'Yudaya yo muri Kristo ntibari bazi ukonsa. 23 ati keretse kumva gusa abamvugaga bati uwaturenganyaga kera noneho arigisha iby'idini yarimburaga kera. Nuko ibyo bigatuma abantu bahimbaza Imana ku bwanjye. Bakundwa bene data munteze amatwi, nageze ku bantu bahamagawe bagomba kugira itandukaniro n'abatarahamagawe. Nuko Paulo amaze kumenya ko
Abefeso nabo bahamagawe, arabwira ati nuko ndabinginga njyewe imbohe y'umwami Yesu ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe, mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe. Ndashaka kubabwira, mbega ndashaka kubasobanurira, ubundi mbere yuko umuntu atoranywa arahamagarwa, yamara guhamagarwa akabwirwa ibyo ahamagariwe. None uwamuhamagaye akamubwira ati dore rero icyo naguhamagariye ni iki ngiki, hanyuma yamara kumubwira icyo yamuhamagariye, ubwo yagikora, yakoze uko yabwiwe n'uwamuhamagaye, aratoranywa. Ndagira ngo banteze amatwi, Imana itugenderere cyane. Iyo abantu batakoze ibyo wahamagariwe, bigaragara ngo barirukanwa. Numva ngo niba wenda umuntu aguhamagaye ati nkorera ahangaha, akabona ntukoze uko yakubwiye, avuga ati yewe nibwiraga ko ibi bintu urabishobora, none birakunaniye, reka nshaka abandi. Ariko iyo aguhamagaye akakwereka icyo aguhamagariye ukagikora, aragutoranya ati mu bantu bashobora kunkorera we ntabwo uzaburamo, ushoboye akazi. Nuko bimeze rero n'Imana iraduhamagara, yamara kuduhamagara ikatubwira ibyo iduhamagariye. Yamara kutubwira ibyo duhamagariye rero, iyo tugerageje gukora uko twahamagawe, Imana iradutoranya tukaboneka mu ntore zagufasha, nawe ukagenda uko bikwiriye ibyo wahamagariwe, bityo ukaboneka mu batoranijwe. Ariko wibuke ko mu byo wahamagariwe, nusoma Abatesalonike mu rwandiko rwa mbere, Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya 4 umurongo wa 7, uzasanga handitswe iri jambo ngo kuko Imana itaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Ubwo no mu kwezwa rero ni kimwe mu byo twahamagariwe. Nizere kunteza amatwi, ni nayo mpamvu Pawulo yabwiye Abatesalonike nyine mu rwandiko rwa 2 yabandikiye igice cya 2 umurongo wa 13, arababwira ati ariko bene data bakundwa n'umwami wacu, dukwiriye kubashimira Imana iteka, ati kuko uhereye mbere na mbere Imana yabatoranirije agakiza gaheshwa no kwezwa. Agakiza gaheshwa no kwezwa. Urumva ko iyo duhamagawe hanyuma tukamenya tuti twahamagariye kwezwa, ntabwo twahamagariye kwanduzwa, tukirinda kwiyanduza, mbega tukababera nk'uko yaduhamagariye yera. Ibonye twabishoboye iradutoranya ikatugira intore zayo, tukabarwa mu batoranijwe. Nizere ko unteze amatwi. Gusa rero ndashaka ko usomira ijambo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice ni cya 22 umurongo wa 14, handitswe iri jambo ngo kuko abatowe ari benshi ariko abatoranijwe bakaba bake. Ngo kuko abatowe ari benshi ariko abatoranijwe bakaba bake. Iri jambo uraryumva ute rero? Impamvu abatowe ari bake n'akabatowe ari benshi bisobanuye ngo nabahamagawe, kuko mu zindi ndimi ni kuri jambo rivuga. Nko muri Bibiliya y'Igiswahili handitswe iri jambo ngo muri Bibiliya y'Igiswahili hari amagambo tugomba kwitaho. Imana idufashe cyane, Yesu natugire neza. Muri Bibiliya y'Igiswahili handitswe iri jambo ngo kwa maana waitwao ni wengi bali wateule ni wachache. Iri jambo kwa maana waitwao ni wengi bali wateule ni wachache bisobanuye ngo kuko abahamagawe ari benshi ariko abatoranijwe ni bake. Bibiliya y'Igifaransa nayo ni kwivuga ngo car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Nuko bisobanuye ngo kuko hari benshi bahamagawe ariko abatoranijwe ni bake. In English the word of God says for many are called but few are chosen. Nuko bivuga ngo iri jambo ngo many are called but few are chosen, bivuga ngo benshi barahamagawe ariko hatoranywa bake. Bene data, cyampa Imana ikabafasha iri jambo mukarisobanukirwa. Iri jambo uraryumva gute unteze amatwi?
turabira hariya muri Matayo gice cya 22 umurongo wa 14. Yesu aravuga ati kuko abato ari benshi ariko abatoranijwe bakaba bake. Mu Giswahili ngo kwa maana waitwao ni wengi bali wateule ni wachache. Nuko mu Gifaransa car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Mu Cyongereza ngo for many are called but few are chosen. Nuko bivuga ngo rero ni benshi bahamagawe nivyo ariko abatoranijwe ni bake. Kubera iki rero abatoranijwe ari bake nyamara bahamagawe bakaba benshi? Ndashaka gutanga urugero. Birashoboka ko abantu wenda ndatanga urugero, umushinga ushobora kuba ushaka gutanga akazi, umushinga runaka, noneho rero ugahamagara abashobora gukora ikizamini bakagitsinda, noneho kugira ngo izabahe ako kazi. Birashoboka ko wenda yahamagara abantu 10 nuko ikabaha umushinga ukabaha ikizamini, bigaragara ngo icyo gihe bari 10 nubwo bose bakora icyo kizamini nyuma ngo uhabwa akazi ni uwagitsinze. Uwo wagitsinze rero aratoranywa. Niko na Yesu nawe yaduhamagaye, nyuma yo kuduhamagara aduha ikizamini, nibwo atubwira ati iki ntukagikore, iki uzagikore, iki urakibujijwe, iki uracyemerewe. Ubwo rero icyo gihe yukoze kwa kundi wategetswe uratoranywa. Iyo bikunaniye niba ngo Imana igukura mu murimo wayo, kubera ko ikizamini yaguhaye cyarakunaniye. Imana iguhe kunyumva neza. Adamu na Eva Imana irabwira iti mbashyize muri Edeni, iki muracyemerewe, iki muracyemerewe, iki murakibujijwe. Icyo cyari ikizamini cyari imbere ya Adamu na Eva. Ariko Imana imaze kubabwira iti imbuto z'igiti cyose kiboneka muri ingobyi mwemererwa kuzirya. Igiti kimwe gusa cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi nicyo mubujijwe, kuko umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa. Ubwo mwanteze amatwi. Imana imaze kubabwira gutyo Adamu na Eva navuga ngo ikizamini cyarabatsinze, nuko Edeni barimo bayikurwamo. Imana idufashe cyane. Niko n'Abisirayeli bahamagawe, Imana ibakura mu Egiputa ariko ibashyira imbere ikizamini cyitwa amategeko. Irababwira iti rero mbe nambe ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ndi Uwiteka Imana yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Iti rero ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Irababwira iti ntukiremere igishushanyo kibajwe. Abisirayeli benshi ikizamini kirabatsinda, biremera ibigirwamana. Ikizamini kibatsinze rero benshi barimbukira mu butayu. Ahandi babwira iti ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe, wubahe so na nyoko, ntukavugire izina ry'Uwiteka Imana yawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe, ntukifuze inzu ye, ntukifuze umuja we cyangwa inka cyangwa indogobe cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Nuko rero Abisirayeli benshi nko mbabwiye ikizamini kirabatsinda. Kibatsinze rero muri make ntibagera mu gihugu cy'isezerano. Nuko Yosuwa na Kalebu bakoze iby'Imana ishaka, abari b'Imana iha gakondo y'Ikanani, nkuko uzabisoma hariya mu gitabo cyo Kubara gice cya 14 nyine murongo wa 8. Ho Kalebu yavuze ati niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Bigaragara ngo nukurikirana muri Yosuwa gice cya 14 murongo wa 14 uzasanga Kalebu yaromatanye n'Imana, bimuhesha kuragwa gakondo y'Heburoni, kubera ko yomatanye n'Uwiteka Imana ye rwose. Ntabwo yigeze yimura Imana ngo yimike ibigirwamana. Ndifuza ko wowe unteze amatwi wakurikira kubera uti mbese ahari nanjye ikizamini nashyizwe imbere aho nicyansinze. Mbese ko Imana ibuzanya gusambana narabiretse? Mbese ko Imana ibuzanya kwiba nitwaye nte? Se ko Imana ibuzanya kwambura, dore ko mu byo yanga kwambura kurimo. Usome Yesaya 61, Yesaya
igice cya 61 umurongo wa 8 urasanga Uwiteka avuga ati kuko njye Uwiteka nkunda imanza zitabera nanga kwambura. Nuko bigaragara ngo ni uri umwambuzi, bigaragara ngo ikizamini cyaragutsinze. Ubwo wakoze iby'Imana yanga rero ntiwitegure ko wenda gakondo yo mu ijuru uzayihabwa kubera ko udakora ibyo wahamagariwe. Nizere ko nteze amatwi. Ndashaka no kwinjira kubahamagariye uyu murimo, harimo gukorera Imana, kuririmba, gusenga, kuvuga ubutumwa n'indi mirimo myinshi yo mu itorero. Nuko umugaragu w'Imana Pawulo abwira Abefeso ati ndabinginga, nuko bene data ndabinginga njyewe imbohe y'Umwami Yesu, umugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe. None sahari abahamagawe basabwa kwitwara bate? Uyu mugaragu w'Imana Pawulo mwumvise ko nawe nyuma yo guhamagarwa n'Imana yeze imbuto zikwiriye abihanye, ahesha Imana icyubahiro, abantu bahimbaza Imana kubwe. Ibyo byatumye kandi agira n'iherezo ryiza kugeza ubwo avuze mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 7 aravuga ati narwanye intambara nziza, tinarinze ibyo kwizera, ati ndetse narangije urugendo, ati bisigaye mbiki bikamba iry'umwami wacu umucamanza utabera azampakuru rya munsi. Imana ibafashe kunyumva neza. Rero reka rero twihuse turebe hariya mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice ni cya 2 umurongo wa 24 kugeza 26. Hanyuma turebe inshingano y'abahamagawe, yabiyemeje kuba abagaragu b'Imana, abiyemeje kuba abakozi b'Imana, ko bagomba kwitwara nkuko twabisomye ngo tugende uko bikwiriye ibyo twahamagariwe. Ariko mwibuke ngo Imana yadushyize imbere ikizamini, hari ibyo dusaba gukora, hari n'ibyo tubuza gukora. Iyo dukoze ibyo tubuza rero ikizamini kiba kidutsinze, ariko iyo dukoze ibyo dusaba gukora tuba tugitsinze. Ni nabwo dushobora kwitegura kuzaragwa ubwami bwo mu ijuru. Kandi si ibyo gusa, byanaduhesha no kugubwa neza no mu gihe tukiri mu isi. Iyo usomye hariya muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 21 Yesu aravuga ati umuntu wese umbwira ati mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, ahubwo keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka, uwo ni we rero ugenda uko bikwiriye ibyo yahamagariwe. Reka rero dusome urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 24 kugeza 26. Aho Pawulo yandikiye Timoteyo aramwihanangiriza, aramubwira atariko umugaragu w'Umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane, ahubwo akwiriye kubugira neza kuri bose, agakunda kwigisha, akihangana, agahanisha ubugwaneza. Ndagira ngo mwumve ibyo twahamagariwe cyangwa se waduhamagaye inshingano duha. Ariko umugaragu w'Umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane, ahubwo akwiriye kubugira neza kuri bose, agakunda kwigisha, akihangana, agahanisha ubugwaneza, abamugisha impaka, ngo ahari niba bishoboka Imana ibahe kwihana ngo bamenye ukuri. 26 basinduke bave mu mutego wa Satani wabafashe mpiri, babone gukora iby'Imana ishaka. Ariko umugaragu w'Umwami wacu, uyu ni Pawulo ari kugira inama Timoteyo, kubera ko Timoteyo nawe yarahamagawe nyuma yinjira mu bakozi b'Imana. Amaze guhamagarwa, Pawulo we waramubanjirije muri uyu murimo, aza kumugira inama ati dore Imana ikugira icyizere, ariko usabwa kumenya condition ugomba kugenderaho, ukamenya ko umuntu ukamenya ko uwiyemeje gukorera Imana asabwa kutaba umunyamahane, kandi ko asabwa kugira neza kuri bose. Bisobanurwa asabwa kutarobanura ku butoni, nta kureba isura, uyavuka he, uwo ni wahagana he, yize amashuri angahe. Ibyo ni byo abapagani batarahamagarwa. Abahamagawe na Yesu ngo dusabwa kugira neza kuri bose, tutarobanura ku butoni, tutareba ngo uyavuka he n'ukwande. Imana igwe kunyumva neza. Ngo ariko umugaragu w'Umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane, ahubwo akwiriye kubugira neza kuri bose, agakunda kwigisha, akihangana.
mu nshingano umukozi w'Imana afite wahamagawe, asabwa no kwihangana, asabwa ko atari wa undi hakoma gake ngo ibi mbivuyemo, hakoma gake ngo ntabwo nakomeza kubana na kanaka. Urabe maso umenye ko mu nshingano ufite harimo no kwihangana. Icyama Imana ikagufasha guha agaciro ubu butumwa, ukamenya uti burya nanjye nibagiwe ko nahamagariwe no kwihangana. Imana itugenderere cyane. Nuko Pawulo agira inama Timoteyo, ateje utabona wenda washonje ugacika intege, utumva bagututse ukagwa, tumva bakubeshye ugacika intege, mu nshingano ufite harimo no kwihangana. Haleluya. Imana idushoboze cyane kwihangana, ko twamaze kumenya ko nitwihangana tuzakiza ubugingo bwacu. Niko Yesu yavuze muri Luka igice cya 21 umurongo wa 19, ho yavuze ati nuko nimwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. Imana ibahe kunyumva neza banteze amatwi. Arakomeza ati kandi nyuma yo kwihangana asabwa guhanisha ubugwaneza. Byumvikana ngo gukizwa ntibikuraho guhana. Kuba dukorera Imana ntibitubuza guhana, ahubwo icyo dusabwa ni uguhanisha ubugwaneza. Ntabwo ari guhanisha kamere nk'abapagani, ntabwo ari guhanisha umujinya, ahubwo ni uguhanisha ubugwaneza. Bigaragara niba ufite abuyobora, hakaba hari uwateshutse akanyuranya n'amahame y'ijambo ry'Imana, kumuhana ntabwo ari bibi, ariko uhanisha ubugwaneza. Bisobanuye ngo uhane wifuza kuwuhana yakwisubiraho ejo akongera agakorera Imana. We guhana ukoresha kamere, uti njyewe nugaruka mu itorero nzaba ntakiri umuyobozi, uko si uguhana k'umukozi wahamagawe. Niba wenda uyobora korale, umuririmbyi akaba ari we yateshutse, muhana ariko umuhanisha ubugwaneza. We kuvuga uti cyakora kanaka cyangwa nyirakanaka ntakagaruke muri korale nyoboye, icyakora naramuka aje abantu bakamwemera njyewe nzegura. Icyo gihe byaba bisobanuye ngo ntabwo uri kubahiriza inshingano y'uwahamagawe n'Imana. Wibukiye kusabwa guhanisha ubugwaneza. Uri umubyeyi ufite abana, uri umugabo, uri umugore, guhana abana, umwana yateshutse si icyaha, ariko hanisha ubugwaneza. Wihana umwana ushaka no kumurya n'amenyo n'ibitutsi n'iki, imigeri ntiwareba, hanisha ubugwaneza nk'umuntu wahamagawe n'Imana. Usome Imigani igice cya 19 umurongo wa 18, urebe uko handitswe. Imigani 19 ku murongo wa 18 haratubwira ngo hana umwana wawe ubwo ukimwiringiye, ariko ntumuhanire kumwica. Ndizera ko nteze amatwi rero. Hamwe n'ivyo rero nuramuka ukoze utyo, haleluya, ukagenda nk'uko bikuri byo wahamagariwe, uzatoranywa. Imana nimara kukubara mu ntore izakuraga gakondo yo mu ijuru, yewe izakugeza ku byasezeranijwe, kubera ko wakoze ibyo wahamagariwe, cyangwa se wagiye nk'uko bikwiriye ibyo wahamagariwe. Iri jambo nuko ndabinginga njyewe imbohe y'Umwami Yesu ngo mugende nk'uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe. Birashaka kuvuga iki rero? Nuvuga ngo niba umuntu ari umusirikare aba agomba kwambara umwambaro ugaragaza ko ari umusirikare. Niba ari umupolisi nuvuga ngo imyambaro ye igomba kwerekana uwo ari we. Niko n'abahamagawe dusabwa kugira imbuto zigaragaza abo turibo, tukera imbuto zikwiriye abihanye, tugatandukana n'abo hanze. Uwiteka bagire neza cyane. Nenda kurangiza, gusa ndarangiriza kuyerekwa Imana yampaye ku itariki 17 z'ukwezi kwa 8 muri uyu mwaka wa 2024. Yerekwa nagiyemo ku itariki 17 z'ukwezi kwa 8 muri uyu mwaka wa 2024. Cyo gihe akaba hari kuwa gatandatu nibwo nagiye muyerekwa. Ijwi ry'Imana rirampamagara rirambwira riti uzambwirira itorero ngo iyo mubonye umuntu wambaye impeta muravuga muturiya muntu arubatse, afite umugore cyangwa se afite umugabo. Uzabwira uti rero rirambwira riti kandi uzambwirire ngo nanjye ndashaka ikimenyetso cyagaragaza ko abantu ari abanjye. Nk'uko impeta igaragaza ngo yarubatse, niko Imana ishaka
ikintu cyakwereka abantu ko turi abayo, ku buryo bajya bati bariya ni abakristo, bariya ni abapagani. Bene data munteze amatwi, muri iryo yereko Imana irambwira ngo nzabwira itorero ngo umubatizo ntabwo ari ikimenyetso cy'abana b'Imana. Umubatizo ni ikimenyetso cy'uko umuntu abaye umuyoboke w'itorero runaka, ngo ariko siyo kigaragaza ngo uyahindutse umwana w'Imana. None se ni ikihe kimenyetso kizandanga, kizakuranga yuko uri umwana wayo, nanjye ko ndi umwana wayo? Yesu yavuze ngo iki rero? Matayo igice cya 7 umurongo wa 20, Yesu aravuga ati nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Nuko bigaragara ngo imbuto zanje zawe nizo zizerekana ko turi abantu b'Imana, ko dutandukanye n'abo hanze. Usoma urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya 3 umurongo wa 9 n'uwa 10. Ndenda kurangiza tugasenga Imana. Yohana urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya 3 umurongo w'9 n'uwa 10, haranditswe ngo umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Umurongo wa 10, icyo nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani. Icyo nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani. Ngo umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se ngo si uw'Imana. Umuntu wese udakiranuka aho ahava akagera, idini yaba arimo yose, nuko uwo ari we wese, ngo umuntu wese udakiranuka, ubwo ni wa wundi utakoze ibyo Imana ishaka, wa wundi muri make ikizamini cyatsinze. Umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si uw'Imana. Ngira ngo mwanyumvise bene data, aha Yohana arabisobanuye neza, ati umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se, burya n'urwangano, n'urugaragaza abana ba Satani. Inzangano nizo zitumye isibura amahoro, zo zitumye isibuza umutekano. Inzangano zitumye abantu babura epfo na ruguru. Ariko biraterwa n'iki? Bahisemo kuba abana ba Satani aho guhitamo kuba abana b'Imana. Nuko Yohana aravuga ati umuntu wese wabyawe n'Imana wese, bigaragara ngo abe umugatolika, umupanekote, umubatisita, idini yaba arimo yose, yaba umudivantisi w'umunsi wa 7, umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Maze ageze kuri umurongo wa 10 arabisobanura neza ati icyo nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani. Ntabwo ari idini, ntabwo ari isabato, ntabwo ari icyumweru, si icyo kimenyekanisha abana b'Imana n'aba Satani. Kigaragaza abana b'Imana n'aba Satani nuko wabyawe n'Imana adakora ibyaha, nawe utarabyawe n'Imana agakora ibyaha. Imana itugenderere cyane. Bityo ndagira ngo aka kanya ndangiriza aha ngaha, dusenga Imana idushoboze kugenda uko bikwiye twahamagariwe. Nongere nkubwire wowe unteze amatwi, wigize imbohe y'ibyaha, kwigira imbohe y'abagore bakagutwara umutima, baragusenyeye urugo. Nkuko nabwiwe ngo nzabwira abantu bamenya agaciro k'iri jambo ryo mu gitabo cy'Imigani igice cya 6 umurongo wa 26. Icyo gihe hari ku itariki 20 z'ukwezi kwa 2 2018. Icyo gihe akaba hari kuwa 2 nibwo Imana yambwiye ngo mbwira abantu bagaciro iryo jambo, cyane cyane abagabo ngo bazariha agaciro, ariko ntibivuze ko abagore bazabura kuriha agaciro cyangwa abakobwa, ariko cyane cyane abagabo ko nzababwirira ijambo bariha agaciro rivuga ngo kuko maraya akenesha umuntu agasigara ku gasate k'umutsima, kandi umugore usambana ahiga ubugingo bw'igiciro cyinshi. Ababaye imboherero z'abagore mwibuke ko maraya akenesha umuntu agasigara ku gasate k'umutsima. Maraya ntabwo akiza, maraya ntabwo azana amahoro, maraya arakenesha. Ugasanga wari ufite amazu akodeshwa asigaye nta n'ikiraro, wari ufite inka 100
sigaye nta n'inkoko mu nzu, maraya arakenesha, abantu bagasigara gasate ku mutsima. Nizere ko mu nteze amatwi, gusa rero abahabyawe n'Imana twibuke ko badakora ibyaha, kandi tuve mu bubata bw'ibyaha tubashe kuba imbata za Kristo. Pawulo amaze kuba imbohe ya Yesu, yize kwera imbuto, yize kugwa neza, aha abantu agaciro, amenya ko hari abantu nkawe. Burya kuba imbata ya Yesu ni iby'igiciro cyinshi cyane, kuko iyo tubaye imbata za Yesu atwigisha gukora neza, akatwigisha guha agaciro abo twashakanye nabo, agatuma abana baha agaciro ba se na ba nyina, agatuma umugore amenya agaciro k'umugabo we, kubera ubu batagiyinjiyemo bwa Kristo. Imana itugenderere cyane. Erega ubwami bwa Yesu ni ubwami bw'amahoro. Nizere ko mu nteze amatwi murekere dusenga Imana, maze twanzurire ku ijambo riri mu Baroma igice cya 6 umurongo wa 17 n'uwa 18, ubundi dusenga Imana. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 6 umurongo wa 17 n'uwa 18, aho Pawulo yabwiye Abaroma ijambo atariko Imana ishimwe batazi ibyaha. Mu yindi mvugo dukurikije intego turiho, ni nkawe yavuze ati kuko nubwo mwari imbohe z'ibyaha. Ndashaka gusubira muri uyu murongo nyine wa 17 ngo ariko Imana ishimwe kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha mwumviye ibyo mwigishijwe mwikuye ku mutima. Umurongo wa 18, maze mubatuye ku byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Haleluya. Iyo twavuye mu bubata bw'ibyaha tutakiri imbohe zabyo, twabaye imbata nako twabaye imbohe z'umwami Yesu, nibwo duhinduka imbata zo gukiranuka. Amen. Pawulo ashima Imana kubwo Abaroma bari baravuye mu bubata bw'ibyaha, barabohowe. Nka wa murimbyi ati nari imboshywe rwose mu mwijima mwinshi, ati sinari nzi Yesu wavuye mu ijuru, ati ariko yambohoye ingoyi zose nari mfite. Wowe unteze amatwi, ndakwifuriza kubohoka ingoyi zose. Yesu namara kukubohora azaguhindura imbata yo gukiranuka. Nibwo uzamenya agaciro ko kubaha so na nyoko, nibwo uzamenya agaciro ko kubaha umugabo wawe, menya agaciro ko gukunda umugore wawe, maze urugo rwawe amahoro arutahemo, ubana amahoro n'abantu bose, kubera ko ububata bwatumaga ubera abandi ikigusha waba watuwemo. Yesu natugenderere cyane. Nuko Pawulo atari ko Imana ishimwe kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha mwumviye ibyo mwigishijwe mwikuye ku mutima. Ndagira ngo abumvise ubutumwa bwiza ntanze aka kanya babikuye ku mutima, bifuza kubatuka bakava mu bubata bw'ibyaha, abari imbata z'inzoga bakabatuka, abari imbata z'ubujura, imbata z'ubusambanyi bwarabakenesheje, abari imbata z'amatabi, uyu ni umwanya wo kubatuka bakaba imbata zo gukiranuka. Kandi namwe abo Yesu yahamagaye mwanyuranyaga n'umuhamagaro wanyu uyu munsi wa none, ndabifuriza kwera imbuto zikwiriye ibyo mwahamagariwe, kugira ngo bishoboka iyo abahamagaye namwe iba bari mu batoranijwe. Reka dusenga Imana, maze Imana idushoboze kugenda uko bikwiriye ibyo twahamagariwe, maze bityo natwe tuboneke mu batoranijwe, tuzabashe kuragwa igihugu cyo mu ijuru, nk'uko Yosuwa na Kalebu barazwe gakondo y'i Kanani kubera gukora uko bahamagawe. Kalebu ngo yari afite undi mutima, Kalebu ngo yari afite undi mutima, yagendaga uko Imana imuyobora muri byose. Byatubye rero Imana imuha gakondo y'i Heburoni nk'uko twayibonye. Gusa uzasoma igitabo cyo Kubara 14 umurongo wa 21 kugeza 24, uzabona uko Imana ivuga kuri Kalebu. Tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana ituvane mu bubata bw'ibyaha, tubashe kuboneka mu mbata zo gukiranuka. Dusenga Imana. Basore bakobwa, abagabo bagore, mwese abanteze amatwi, mbifurije kuboneka nk'imbohe z'umwami Yesu. Ijambo rero kuba imbohe y'ikintu twayibonye, nimba imbohe ya Yesu nzakora ibyo Yesu ankoresha, kuko nzaba ndi imbohe y'umwami Yesu. Haleluya. Nawe nuba imbohe ya Yesu,
uzakora ibyo Imana ishaka gusa. Reka dusenge. Imana data wa twese uhoraho, turagushimye mu izina rya Yesu. Urakoze cyane kubw'iri jambo ukunze kumvuga, ridusaba kugenda uko bikwiriye ibyo twahamagariwe. Twambika imbaraga zo kugenda uko bikwiriye ibyo twahamagariwe, kandi twaje kumenya ko burya hari ibyo waturemeye imirimo myiza. Nubwo abantu benshi babaye imbata z'ubwicanyi, ariko ntawe waremeye kwicana. Nubwo abandi babaye imbata z'ubusambanyi, ntawe waremeye gusambana. Nubwo abandi babaye imbata z'inzoga, ariko ntawe waremeye gusinda. Ahubwo twaremewe imirimo myiza. Fasha rero abagabo bakora ibyo baremewe, abagore nuko, abahungu n'abakobwa. Nyamuneka ndasenze ngo abari imbohe za Satani, abakoresha ibyamfurambi, wavane muri ubwo bubata. Uyu munsi wa none abumvira ijambo bakarikira mu bikorwa, bahinduka imbata zo gukiranuka. Turagushimiye ko ugiye kudufasha, maze kandi abo uhamagariye umurimo bakawukora bagenda nk'uko bikwiriye ibyo bahamagariwe. Ntituba abanyedini nsa, tukaba abantu bazi gutandukanya umucyo n'umwijima. Turagushimiye ko wumvise, urakoze kurabishoboza buri wese ubyifuje aka kanya. Senze nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yesu urakoze. Haleluya.